ubundi hirya no hino ku isi hari amazina amwe ushobora kumva, wayumva aho uri ukumva ugize ubwoba bitewe n'uwo muntu uwo ari we. Mu mazina menshi dushobora kuzenguruka muri iyi si, hari abaperezida bakomeye muri iyi si bayobora ibihugu bikomeye. Iyo umwumvishije izina gusa uhita umenya ngo uyu ni perezida w'aha n'aha. Aha ntabwo ngiye kurondora amazina y'abo bantu bakomeye ku isi, gusa icyo nababwira muri abo bantu bose bakomeye ku isi, rimwe na rimwe ikintu iyo kibabayeho ako kanya biramenyekana, cyaba cyiza abantu bose bagakoma yombi, ariko cyaba kibi isi yose ikumirwa ikamera nk'aho ikubiswe n'inkuba. Ahangaha mu bantu bakomeye muri iyi si ntitwabura kuvuga ngo iyo wumvishije ijambo papa, buri wese aho ari ahita yumva yuko ari umuntu ukomeye muri iyi si, cyane cyane kuri Kiliziya Gatolika. Ibi ntabwo bigarukira kuri Kiliziya Gatolika gusa, ahubwo bigera n'ahandi hose, kuko papa ari umuntu wubashwe ku isi hose. Kumva rero inkuru ikakaye cyangwa se inkuru iteye ubwoba kuri papa ni ikintu gituma isi yose ivuga byinshi bitewe n'uyu muntu uwo ari we. Nyamara wowe aho uri aho ngaho muri quartier iwanyu, igihe cyose wakoze ikintu nta n'uwabyitaho, nta n'uwamenya ko wabikoze, ariko uriya bitewe n'izina afite n'umwanya yicayeho n'icyubahiro afite ku isi bituma abantu bose bakangarana. Aha rero kuri Papa Francis agashya kabayeho, uyu mugabo rero ikintu gikomeye cyane cyamubayeho nuko hagaragaye yuko yakoze ibyo bita like ku ifoto y'umukobwa wa postinze, kandi uwo mukobwa bigaragara ko yambaye ubusa. Umva rero umukobwa wambaye ubusa, hanyuma papa agateraho igikumwe nk'ikimenyetso cyemera neza ibyo yakoze cyangwa se cyishimira ibyo yakoze. Uti rero byagenze gute? Ntujye kure, gusa kanda subscribe ndetse unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Mu kanya turaje tukubwire uko byagenze mu buryo burambuye. Nkuko natangiye mbikubwira, mu iperereza ku kuntu Instagram ya Papa Francis yakunze ifoto y'umunyamideli wo muri Brazil, ibiro bikuru bya Kiliziya Gatolika ku isi byavuze ko birimo gukora iperereza ku kuntu konti ya Instagram izwi ko ari iya Papa Francis yakunze cyangwa yakoze like ku ifoto y'umunyamideli wo muri Brazil wari wambaye atikwije. Ntibiramenyekana igihe iyo konti ya Papa yakundiye iyo foto ya Nathalie Gariboto wari wambaye mu gice cyo hejuru umwambaro w'ishuri. Ku wa gatanu ushize nibwo ibitangazamakuru bitandukanye byatangiye kubitangaza, mbere y'uko iyo konti ya Instagram ireka gukunda ikora ibyo bita unlike iyo foto. Amakuru avuga ko abategetsi b'i Vatikani ubu barimo gukora iperereza ku kuntu ibi byabaye kuri konti ya Papa. Biratangaje kubona ifoto ya Papa Francis yemera cyangwa se igashigikira cyangwa se agakora like ku ifoto y'umukobwa wambaye ubusa bitewe n'icyubahiro ndetse n'umwanya yicayeho ku isi. Niyo mpamvu ibiro bishinzwe gutangaza amakuru kwa Papa byabwiye BBC ko icyo tuzi nuko iyo like itavuye kwa Papa. Vatikani yongeyeho ko irimo gukorana n'urubuga rwa Instagram ngo hamenyekane aho iyo like yaturutse. Konti ya Instagram ya Papa Francis ikoresha izina Franciscus, ikurikirwa n'abantu bagera kuri 7,400,000 ku isi. Abantu bari bugufi y'ibiro bya Vatikani bishinzwe gutangaza amakuru kuwa kabiri babwiye urubuga rw'amakuru Catholic News Agency ko konti z'imbuga nkoranyambaga za Papa zikoreshwa n'itsinda ry'abakozi kandi ko ubu hatangiye iperereza. Nyiri foto we n'uwo muri Brazil yitwa Natalia. Nyiri iyo foto yakunzwe unatangaza ibiganiro ku rubuga Twitch rwo kuri internet rw'imikino itandukanye. Yabwiye umwe mu bamukurikira kuri Instagram ko ashimishijwe n'iyo like kuko akunda gusenga. Yanditse kuri Twitter ati nibura ngiye mu ijuru. Uyu mukobwa wari wambaye ubusa agashigikirwa na Papa, Papa gateraho like. Reka tubivuge gutyo kuko iperereza ntabwo rirajya ahagaragara kugira ngo bagaragaze ese ninde wakoze ibyo. Gusa kubigaragara nuko ari kuri konte ya Papa Francis. Kuri uyu mukobwa ni ishema rikomeye cyane bitewe n'icyubahiro Papa afite ku isi
yarangiza akabona ko ashyigikiye ifoto ye bitewe n'ukuntu ateye mu byo yari arimo kwiyamamazamo. Ku rundi ruhande papa we kugeza ubu ngubu nta kintu aratangaza, gusa isi yose abantu bumiwe batangajwe n'ibyo bintu byatangaje abatari bakeya. Iperereza yo irakomeje, tuzaba tumenya ibyavuye mu iperereza. Gusa kugeza ubu kuri Nathalie we ari mu nyungu kuko byatumye akundwa cyane ndetse anamenyekana birushijeho bitewe n'uko ashigikiwe cyangwa se ateweho igikumwe n'umuntu ukomeye cyane ku isi. Kanda subscribe ndetse unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Iyi ni Ibisanzwe TV, njye ndi Frank Mario Sebudandi, naho ubutaha.